Niko ya akakanya we niko kabi reka nza mbaga somanuye uyu munsi tugiye mu Buhinde tugiye kureba impinde tugiye kwa Barukundo Jean d'Amour country reka nza mbere komberi bamba no kuri nsho tugiye mu Gihinde wowe tuze ngenda hari west kwa Barohiti Sapuna sofa nabasinga mu nabakabire baha episode ya mbere she doesn't mind kondi folk bakisekene Hamsafari mimiti ndigaragaza nk'initi tugiye mu Gihinde yenjenge mizinga giti ndashaka kukuvura ndacyari Junior GT w'Imana giti ndashaka kukuvura imizi mirefu y'u Rwanda mizinga giti ndashaka kukuvura mu mitsi let me take you away nyuma ya Chris Easy yavuga ngo amashuri baha episode ya mbere baha Keneko Hamsafari he episode ya mbere ni Flash TV kana nka DJ Idi aho kuri yenzi DJ Musore Masisi Rubayanda kuruzi sana DJ Jaras Ikabuga I wanna be always your decision ndabikunda simbo naome okay sikia Chris Easy baby anchena ndacyari Junior GT w'Imana vinda shana ringo ndakochola mbeba ngakochola mimiti ndigaragaza nk'initi oya yenjenge mizinga giti ndashaka kukuvura mu mitsi fata kumavi izangu z'amavizi repeta amashunyu gusaza y'amagini ipayana kama tachini tamura ruviriyo nwike kotapina Keneko Hamsafari he ego kama feelinga mashu chihusa mu mugisho tunubuto ifata kamwe nkwereka amatunda shumi ko datuza sumba amashyuza ego kama nkumara amashu chihusa mu mugisho tunubuto ifata kamwe nkwereka amatunda shumi ko datuza sumba amashyuza mukabucece kigwenda hari ndayisiga bucece eregiza shakes Keneko Hamsafari he episode number 1 ni GT w'Imana GT mwakunze muri benshi GT ushoboye urumva noneho GT basi sorry barambwiye ngo murankunda we ya ubwo nibyo ndinde ho kubihakana ngayo nguko waruzi ko uno munsi mu Rwanda abacuruzi barenga 800 bamaze kunguka ku kigero cya 80%. Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amaza rukumbi cyitwa GT Business Group, aho uyu munsi uhereye ku mafaranga 50,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora. Nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko kuko baramamaza so kubabishyira mana. Genda GT Business Group ratwika udatwika niko kabi. Sasa hakuno hagombe agaragare userukira igihugu cy'u Rwanda mu mahanga muri Thailand. Umwitozo warimbanyije akimenyesanga mu mwitozo haje hakuno akabo gatoya kanzinya muri size gakomeye kumagaye n'uruzingo
umuntu we Rufende karapfuye hagombe hagaragara ibyaserukira igihugu cy'u Rwanda muri Thailand muri boxing ngaho mwicane aka baya urugamba Giti vs Rufendeke abonetse izubwoba atinyemo we abanzanywe apfira ukuri abanze abwaka energy whisky Gureborot amaze kunywa aza mu mwitozo sasa finali baranzura userukira igihugu ibyanyoye sishasha yisha umuntu Rufendeke yivuganye Oda umwe ibinyobwa byujuje ubuziranenge byahamye ibi binyobwa ugezweho na Gashemere Business Company Bazoka ni ikinyobwa cyiza kiryoha kandi gifunze mu buryo bwiyubashye abakunda ikinyobwa kiryoshye kandi gihumura n'ikawa binywera Bazoka Coffee naho Energy Whisky nicyo kinyobwa kivura amavunane akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko ibinyobwa Bazoka Whisky Coffee na Energy Whisky bizanwa na Gashemere Business Company mukabisanga hirya no hino mu gihugu abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B114 cyangwa mugamagara kuri 0788 mukomeze mwinywere Bazoka Coffee Bazoka Whisky na Energy Whisky mugubwe neza ariko kandi mwibuke kunywa mu rugero abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye bonana n'abaganga b'imiti kabariwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha iyo miti agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira Dr. Aida barakuroze ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza uhomba urwaye asthma mufitanye amakimbirane mu muryango ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro n'izindi ndwara nk'umutima umutwe udakira kuva cyane ntukame ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa n'izindi nyinshi tutavuze hejuru wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610 Dr. Aida rero aho mbere igitangaza uyu munsi tugiye kujya mu Buhinde tugiye mu rukundo urumva noneho niko kabi bakisekeneko hamsafari he karacyatangira ntago biri butinde n'amazina ya filime uri buyamenye ndacyari Junior Giti y'Imana nk'ibisanzwe uze kwitonda ahangaha imivugire igiye guhinduka ndavuga ndandaga ngenda gake gake mana ariko mana rwa Giti mana gifite n'urugongo mana gifite n'urujwi akanaga sobanuye za prime z'imiryango za prime z'abakunda n'abateganya gukunda ingene muyicikwe nimba ari uwo ukunda uziko mukunda byanyabyo uyu muzigo ntazawucikwe ubundi mw'Isilamu mutagira urukundo nta muntu udakunda muri iyi si bakisekeneko hamsafari he episode yako ya mbere ngiye kubereka umunsi wa none nitwa Junior Giti nkaba ndi CEO wa Giti Business Group ndabashimiye ubwo nibyo ndindo kubihakana keneko hamsafari he karacyatangira my friends ndagira ngo uri hanze uri ku ruhande hatagira ucikwa ndabona hanga umugabo wubatse nkabona ibiki n'iki n'urukundo urumva noneho niko kabi urumva ubu ndabizi benshi mwatangiye kunezerwa mana niko kabi mana gifite n'urugongo Genza mu gutanya nk'ibisanzwe naga filime kacu nk'ibisanzwe he loves me not esarangunda cyangwa naga nkunda episode ya mbere dutangiye muri Delhi muri India
uyu mujyi wavuga nyamize ubuzima bw'umujyi wose ku isi umujyi mwiza nturamo akavuyo azamugeze umujyi ndane nyirizina umujyi mwiza harangaha uri kuri mashini uri kuri computer ndetse anga arakora interior designing arakora atunganya mu mazu y'abantu indani ahagira uhashyira ubwiza bw'imitako ni nyiramwiza nyiramutemba shyushyu walls no lamp mitti ke rang ke ra atunganya ngaha inkuta amatara gusiga amarangi ahantu hose kwagira heza iyo rwose inzu y'umuntu ihinduka urugo ndetse akunda akazi ke ye kono khali khali sa kyun lag raha hai yaar usanga bageze mu nguni inzu atunganyije harimo ubusa kandi ntabwo inzu yaguma irimo ubusa bada sa buddha statue shake ikindi kintu ashyira muri iyi nguni wenda ashyiramo nk'igishushanyo cya buda budget hoga ikibumbano cya buda kone abhi you know ye kona kuch sasa ngitangaje amafaranga babwiye umukiriya yarangiye bije bamubwiye yashize sala hona kitna hi rahi so ayashiyo ke liye amafaranga rwose aha twavuganye nayo ngaho ntabwo twarenzaho umva muko hum hamare budget se ataniyishyuye twe twabyikorera twe turi abahanzi abanyabugeni दो पैसे कम कमा लेंगे लेकिन कॉम ntago twapfusha bwo n'amafaranga basi tubone make gusa dukora ibintu byiza urumva neza genzi bitange ariko basi bakora ibintu bikeye genza nkaza gasoje akeneye gutaha amasaha arakuze Mr. Somani, अब इसका kiranga aha hano haje umukiriya bisa ngo ni Mr. Somani aje kumureba kandi baravuganye ko wora saa 9 yahageze ku gihe nako saa 11 yaje agiye gutaha ni umukiriya muraho nitwa Hali हाय muraho 9 to 5 वाली तो नहीं हूँ लेकिन लेट लतीफी नहीं हूँ लेट लतीफ तो मैं भी नहीं हूँ yaza umukiriya ngaha hatirije ngo abonane na nyiri company I have to go कल मीटिंग फिक्स कर लेते rwose bishobotse duguhore umunsi w'ejo mfite gutaha मुझे आपसे आज ही खाना है ese basi ko twavuze ko dutegura uyu munsi anamfasha क्या uyu munsi akazi kanjye karangiye mfite gutaha amasaha yamfashe जाहिर सी बात है आपको भूख भी लगी होगी basi niba unashonje ka tugende dusangirira ugiye kujya hariho hose gusa tubonane ntunsige ntugende tutaganiriye I don't do those genza ari abakiriya bihambira bakorere basi inama muri restaurant ये क्लाइंट से जब muhuro ubere muri restaurant पहली बार मीटिंग कर umva iyo ngiye kugenda mangiye rwose unyihanganire pe Alicia Alicia मैं for tomorrow ejo muzamuze n'uyu mukiriya wanjye Mr. Somani kandi wihangane bwana Somani aramukatira no mu boss yaraje ariko kwa mnyeze uri mu boss ntago mnyeze ko uri mu boss amafaranga utunze yawe yakwivana mu mufuka ngajye mu mufuka wanjye ntago byatuma mu boss agusuzugura क्लाइंट था ना वो kucyukera umukatiye pe kandi ari umukiriya wacu manda ni bogare umva मेरी तरफ तो उसने boss nyesa sibyo ntabwo njye nabyishimiye क्या Yensu kangaje Somana aje yiriye ameze nkatereta uyu mugore cyangwa umukobwa mnyeze ngo umukobwa yabyemeye niba namwita umukobwa niba namwita umugore ntimumbaza gusa cyo ni kimwe abakobwa bose kenshi nakenshi usanga ari abagore ngaho twagiye थोड़ा बहुत तो चलता gusa arakuze bihagije bigaragara areze pe आज मेरी एनिवर्सरी है यार cyane ko ngeze rwose mnyeze uyu munsi na anniversary yiwe हम सिर्फ रोहित की njye ko rwose uyu mugoroba wanjye njye na Rohit tuwenjoyinga ndetse nta wundi underanje ugeze afite umukunzi bisa ngo ni Rohit ndetse ngo anniversary yakeneye ngo Rohit bayenjoyinga bari kumwe sasa Rohit ninde ngeze ni bwatinze yajanga mu karesitora hano heza hizewe hakeye hameze neza in the name of Rohit Mehra All right, ma'am. Just come. ndetse anga yakoze reservation yiwe na Rohit Mehra Take, ma'am. Rohit ni umukunzi we ndetse yifuza ko mugenzi uyu munsi bawusangira we na Rohit Table. thank you zanga ku ruhande ni umwenjenyeri Send the waiter. akora interior designing कहाँ रह गया रोहित gusa ari Rohit mana akiri aho ngaho hari waje atambuka waje muri iyo njyana ni bogare gusa mugenzi ikuze ni bogare shasha kanguhe mugenzi mu rukundo ntabwo urukundo rugira imyaka ukurikiye iyi filime mbwirira muzehe muri kumwe rwose muzehe wanjye uracyari bogare nawe rwose umbwirire mukecuru muri kumwe rwose mukecuru wanjye nubwo ushaje basumba gutira wanjye uracyari mwiza nka kera genzi uko yakaje ni bogare y'igisaza ngiye kumuha bizu utarakamesa watinze you're late I'm so sorry rwose nambuti yaje z'imihanda mbabarire bebe ariko mana gifite n'urugongo mana cya Rohit ariko mana mugenzi kwirya ntibigira imyaka iyo mutangiye kubishyira mu myaka runaka menya ko mugenzi mugiye kurangira generation zabasize keneye ngo utwike kugeza igihe uzasazira bazagushyingurane ibi kibatsi ubundi rutwitse nyawe ntashyira hasi imbago nsanga dusama ibyo nibeza mana what iki se क्या है aramureba ऐसे क्या देख रहे हो ese mana ko kindeba gutya ni iki मैं ana देख रहा था कि nibazaga मैंने ठीक किया है नहीं niba nakoze ikosa cyangwa nakoze ibikwiye चला गया nakoze uko bigaragara nakoze ibyiza क्या ibiki genza ahangaha
Happy Kasiri Police anniversary nziza ni agacuma se anniversary का तोहफा nyine ni impano ya anniversary. No, I don't like gold jewelry. arusika rwose njye sinkunda nkunda amagenzi imiringa ya zahabu gold jewelry है umva humura ntago ari zahabu ntago ari gold nzanye yenza angaho I love it. yamutegura imyenzi ka kado na gaherena So pretty. ndetse na ka silver she just the way you like sanyene karahendutse ko atari gorodi ndetse nta kibazo thinking बाकी जो औरतें gitangaje rwose abandi bagore bakunda ibintu bihenze bya zahabu na diama so easy by'imiringa ariko wowe not so easy also rwose ntusanzwe kuba nk'akantu kakishimira नहीं वो नहीं जो तुमने मुझे atari zahabu. you should always bargain 45 minutes I was bargaining for them Ah, really? Oh, so you're an artist now? बोला yenze rwose ahangaho umukunzi aba yishimiye ko shira abanza kujya kunegosiya ntabwo ibintu bihenze ngo bamwibe. okay Disi ni umugore ukunda guciririkanya akunda wangabanyirijeho wapunguje asangane bwatinze yateguye ahantu heza baje no kunywamo. Have a great evening. na anniversary yabo Thank you. niba ari y'amavuko nimba ari umunsi bahuriyeho numbaza ariko byose abaranive. this is nothing है ना अच्छा. हाँ मेरे बस में होता तुम्हें मैंने किसी चौराहे ati rwose nese binkundiye ntago ibingi nkoze bihambaye पकड़कर nakagiye nk'ahantu gufashe mu biganza nk'ahantu nko muri rompuwe नाचते nkahaguruka nkavugira hejuru rwose ndimo ndabyina mvuga ndagukunda ana Stop it. और इतना नहीं nta rwose nibyo I would kiss you nkanagusoma imbere ya rubanda इस तरह से कि hagati muri rompuwe rwose yose tureba कर दे yenza mukunda bya nyabyo You sounding like a child. abantu usigaye bavuga nk'abana mana लगा जाए nanjye ntago ndi umwana ahubwo Dick, bavuga nk'aho Teenager. ameze nk'aho ndi ingimbi teenager happy anniversary. n'umwangavu shevi rwose umva umunsi mwiza happy anniversary nziza. Oh, yesu twangamuha akabizu ku kuboko hari hakurya mugezi ndabonye barimo bahana utubizu He's so cute. ni mukakibebezo ariko mana abandi bana Yeah. arabifuhira abona rwose abandi bana bitaweho mbega umugabo w'iboga leta ku mugore we she's also cute ya rwose n'umugore ni mwiza ha They're perfect couple. na rwose yani couple iri perfect couple yose couple ishyitse इंसान ndatinya katatu irashize बहुत है. si myinshi buriya oya डॉल 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला ahubwo rwose uko bigaragara wagira ngo iciye n'ejo bundi ahangaho ku myaka yihuse njye binkundiye nshaka kugeza igihe nzasaza nazabande nawe ubuzima bwanjye bwose ndate nanjye nuko Yesu ngo bamaze imyaka 3 ने अपना सफर तय कर लिया है. Yesu kanga baganira मुस्कुरा umugore yakoze mu nganzo angavana y'imitoma Karaye. zaramufitiye kakado yamuzaniye मुस्कुरा kirazira ko mugenzi watanga surprise undi nayiguhereze जब मौला की kene gutangaza mugenzi umuntu we ka surprise mugenzi nawe yakora iki naye ategure indi kado yaguteganyirije njye byambayeho ma umuntu iPhone amakadosha y'igikombe cya plastike we ndamureba ni umva baby ndakameshe reka na hano muzigo wanjye Yesu kangameza ko amutera imitoma bakora mu nganzo उमर खयाम sinigeze amagambo yakora yavugaga ni amagambo yanditse mu gatabo खयाम yari yakamuguriye उमर खयाम no way naka Omar Hayam this is yenze na gatabo yunga kunda gusoma सबसे ढूंढ रहा yari yarakabuze yashatse imodoka saburamye ये तो मिल जाएगी. abura kano gatabo sasa uyu munsi yarakabonye Oh, अब तुम बाकी सब ढूंढ देना मुझे ati rwose kubonye nta kubona nabonye byose nifuzaga mu buzima bwanjye लगे ni amagambo y'umugabo घर पे. क्यों घर पे क्यों घर पे क्यों नहीं? वो सब बुक रूम sasa anga ntago bageze bari butahe umugabo wakoreye bookinze icyumba hanga muri hoteli What? umugore yarasanga bagiye gutaha mu rugo ndati reka turarahanga muri hoteli nge nawe I mean घर जाएंगे twanyine nabonye kuza gutaha amatike transport ambutiyage byatugora ट्रैफिक kandi rwose umuntu aba yikumburiye undi urumva rero kujya gutaha mu rugo byaba bivunanya bwo duhera ahangaha mahanura uwo muhanga sheri ndakina se मैं इस बार लंदन गया था ना ati rwose ndi London अच्छा मिस्ड यू nahoraga ngukumbuye muri ariko nabikubwira ko ngukumbuye होटल रूम के बाथरूम के टब yenze yamukumbuye cyane muri London बट मेरा दिल चाहता है कि gusa umutima wanjye ukeneye वो टेम्स के किनारे nuko mugeze najya nka खड़े होकर hafi y'inkombe y'amazi चिल्ला कर कहूं maze nkahagarara nkavugisha isi yose Wow. ijwi riranguruye banyumva ko ngukunda मैं तुम्हारे साथ जाऊं हैंड इन हैंड और उन पेंटिंग्स को ko mugenzi batembera mufashe mu biganza bakajya mu maduka agurishirizwamo ibishushanyo byiza तुम्हारे साथ भावनाओं में बह जाऊं agaragaza amarangamutima ye हाइड बाग की सूखी घास पर yenze urukundo zirahari ku mpande zombi सो जाऊं Ah,
सो जाऊं मुझे पता था सोने Yenzo amara gutembera yakumva arushye agasinzira ku bibero by'umukunzi we y'uyu mugore Come here. ni ibya sheri Yesu kwanga bahanahana imitoma baganira hari hakurya indi couple yashukuye ni couple anga kibebezo na madam No यार ariko mana There's so much in bafite urukundo ruhambaye इनकी एज में आ जाएंगे Bina basi tugeze mu myaka nk'iyabo tugakora tukamara kuba basaza n'abakecuru होंगे क्या Shuri natwe twaba nkabo sibyo nitwazakundana bihambaye singo ahangaha kibebeza arabareba yezo mu myaka yabo cyaba afite undi mugore nawe ufite undi mugabo ikihoshe mugenzi rukundo zirari ku mpande zombi ezo kiranga ka telefone karasona ku mugabo ni Rohit Bani ni Bani uhamagaye hamagaye Banina arikanga yego Bani Man, discuss me. ndi mu kabari I'm in a business meeting. ni mu nama ya business ariko nanone yazibaza ko umuntu basohokanye dore ngo arabeshya undi muntu ku telefone ngo ndi mu nama ya business No. I'm in a business meeting You can't come here. ntago wahaza Because sasa mugenzi uhamagaye ninde I'm saying, ndavuze ngo ntago wahaza I'm saying you, ndavuze ngo ntago Bani, ndahita mukupa mwitondere filime kuki mugenzi umugabo nk'uyu nguyu uri mu rukundo yabeshya navuge ko ari kumwe na sheri atahubwo ahantu ndi mu kanama ka business you can't. Achana. se nk'ibi ni kirabije bitunguranye Ricky, Bani yaratangiye kumbwira come here and have dinner with bakeneye ngo azangaha ngo dusangire restaurant right now. cyane ko angara akunda gusohokera एनिवर्सरी है ना रोहित ariko uyu munsi ya anniversary yacu sheri I know. ndabizi They didn't know what to do. ntago najyariga nifuje Don't tell me. gusa nyine arankubye I'll go then. Hey, one second. kangende uretse gato sheri Call her. uretse manze mu telefone muvugisha Sir, उसे समझा देता हूँ. musobanurire Okay, Rohit. numva Rohit You can't go like this. ntabwo ajya guca sheri ngeze gukora akaye Man, ese kuki arakaye mwitondere filime yacu ndakugeza muri goho yafite imodoka yanjye bye ngeze agiye arakaye What? nakado yaramuhaye arayisiga love me. ese basura nkunda you love me Always. iteka ryose always niko mpora Jessica aracyatangira kuki bigenze gutya habaye iki ese ko bakundana bya nyabyo mwitondere iyi filimi ndacyari Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda kanagasobanuye Yeah, Bani, come on. yego Bani ndakumva ndategereje You just said you're coming here. warunge ngo ugiye kuzanga Okay. Okay, I'm. okay sawa ndaje ndaje Jessica bwatinze wa mugabo atashe mu rugo Bani! Jessica umugabo uri ahangaha mwitondere filime tubonye kurya mu ibara afite umuntu bakundana kandi bya nyabyo mamaze ngo imyaka twari mu rukundo serious क्या हुआ? nisanga Bani wa telefone कहाँ से आ रहे हो? Jessica Bani wahamagaye uyu ni umuryango w'uyu mugabo afite umugore n'abana bakuze ndetse kiranga haza umugore we sasa मीटिंग से आ रहा हूँ और कहाँ से आ? nari mvuye mu nama naba mvuye handi Jessica ukatavuga se uri kumwe naruvuye he झूठ बोल रहे हो तुम. urabeshya nitondere filime मैं झूठ क्यों बोलूँगा? kuki nabeshya wari kumwe nande who is she wari kumwe na muntu kikazi कौन है? ndetse kandi इससे मिलकर आ रहे हो. uwo mwari muri kumwe muvuye guhura uwo ngo mwari muri kumwe muri mu nama Earrings खरीदते. uwo ngo ugurira ibintu bihambaye kandi bihenze uwo ngo wowe nawe mujya Yesu umugore araseka Yesu umugabo yari yikanze se ko bamuvumbuye This is really funny. rwose Bani binyina ngo nabibasha pe ngesanga umugabo ko yari yikanze ni agakino bapanze umwana we na nyina में लाइक थी हालत खराब हो गई ni tiyatire ahangaha umwana arimo aratoza nyina kujya akina mu nzu agahabya abantu ntazi ko bageze imikino ahangaha akina है ना byari hafi y'ukuri कॉलेज के twaho umugabo avuye bya nyabyo झगड़ालू मॉम की जरूरत है. umwana ahangaha Bani akeneye ngo nyina azakine muri tiyatire yiwe akinemo ari umubyeyi ukunda gutongana हेलो मास्टर रुक था ना एक्चुअली ata papa rwose ntabwo yashimiye iyi story mama yarateye ahangaha मैं देख लिया y'amahirwe ngo agiye kugura ibintu bijyanye nayo मैं की शॉप barikanga अच्छा yari agiye mugeze kure mu bitekerezo habuze gato ngo afatwe वैसे वही burage bateye baza bari muri rehearsals bari muri tiyatire zabo bazitegura kuzazikina इयरिंग्स आपने किसके लिए लिए papa se ngo waguze amaherena arongera abinza arikanga किसके लिए bavuga ngo nizo ari burage ariko bari hafi y'ukuri kwiwe दे दूंगा? none se nawe naguze nyagure n'undi utari mama wawe mwana wa मेरी माँ के लिए hari खरीदूंगा undi uzi nagurira amaherena meza nk'ariya nayaguriye mama wawe ना? aho yayaguze wanze bamubonye aho yaguze amaherena hari uwamubonye ni mushiti w'umukobwa we Yenze amwe yari yahaye kado umukunzi yayanze aza ahangaha ayazanira madamu nawe ndebere filime बच्चों के साथ बच्चा Yenze kwa uri mu rugo uri madamu ugasanga byose akantu mu rugo bakuzaniye ni akantu undi mukunzi wo mu gasozi yanze
kabuze umuguzi bacura iwawe ako se n'undi munsi ntago ngundi imyitwarire yanyu सिल्वा रोहित asomye zanga mama से क्यों वेट ntago yishime kuba ahangaha rwose amarina ya Silva ntago yashaka akeneye zahabu cyangwa diyama बेटर होता है वैल्यू rwose akeneye bamuhe zahabu kumuha ahangaha सिल्वा तो Silva rwose ko ari ingufuri ntago yishimiye आपको गोल्ड और सिल्वर से क्या फर्क पड़ता है सुनो mama rwose humura fa ko nyine bigoye binde bivuye basuka umutima byishimire ये icyambere ni urukundo papa atawirakara sibyo क्योंकि papa Munyeza afite abana bakuze afite umugore mukuru n'umugabo mukuru arakuze afite Munyeza kandi kana kangana nk'abana be bari mu rukundo niko isi isigaye imeze sibyo gusa Munyeza afite abana barenze umwe abana bose batashye bavuye muri interina afite ahangaha Niki na Banina एक दिन पहले आ गई याद आ रही mwana ahangaha Munyeza yaje mbere yuko umunsi wo gutaha ugera फ्लाइट लेकर आई है abana bacu amafaranga yabo barayangiza समझ में नहीं आता yateza indege mu masegonda ya nyuma घर पे आई हो तुम yakoresha amafaranga menshi ku itike y'indege बताओ क्या क्या हुआ हॉलिडे में uzakunda Munyeza abana be दोस्तों ese kuki Munyeza umugabo nk'uyu nguyu ufite umuryango yishimiye yajya mu gasozi niyo mpamvu iyi filime ihari niyo mpamvu nanjye Munyeza mari nk'umusobanuzi afite Munyeza ahangaha akunda cyane ndetse rwose abana bakunda papa cyane ahandi baba bamukumbuye चलो इसी बात पे बिरयानी हो kurusha uko ahangaha bakumbura mama sasa hari umukunzi wo mu gasozi gumya ahangaha nta ka message ka good night ya ka good morning asigaye akingingira nta twa I love you akibona kiranga haza inshuti सेक्सी buriya abagenzi akenshi batwe abagenzi inshuti zacu dukunda ni izitubeshya zitubwira ibintu bicuramye gusa buriya abagenzi ugize inshuti igucyaha iguha ukuri kwa nyako uhita uyanga neza kinguye ahangaha सेक्सी wambaye biri sexy mugeze bese yambaye nk'utegereje umuntu runaka व्हाट yambaye nk'ufite mugeze ategereje yambaye umwenda w'akazi akazi mvuga murakumva nyine ko gukuba amashu तुम यहाँ क्या कर रही हो बेस्ट फ्रेंड का फर्ज निभा रही हूँ हार्ट ब्रेक नर्स करने आई हूँ genze yaje gusanga nk'inshuti magara abanze amugire inama zisana sana umutima we एक्चुअली मुझे ये होने से पहले ही पता था जब तुम शॉपिंग कर रही थी कि यही होने वाला है लेकिन तब अगर मैं तुम्हें कुछ कहती तो तुम मुझे ही चॉप करके सॉटे कर देती genze yapanze ko yagiye gushopinga akora akazi kenshi yapanze genze yapanze kaza kuzanga mugeze amugire inama mu masaha yo gutaha mu mugoroba बट टू आंसर योर क्वेश्चन gusa gatangwa navuga ibintu byinshi sasa ako ngiye cyo nkwereka एनिवर्सरी तो genze ifoto anga y'umuryango wa mugabo tuzi nka Rohit n'abana be na madamu ndetse nizanze ngo umuryango wacu uranezerewe यहाँ मन रही है umuryango ni ikintu cyiza gusa uwacu ni akarusho फाइनली फाइनली ongeza ngaho umuryango neza uranga banatangiye no gupostinga iby'umuryango wabo ku mbuga nkoranyambaga थोड़ा मुझे रायता देना nibazi ko bageze ko bananga bapostinga hakurya hari uwo barimo gusenyera urugo papa bamusenyeye urugo rwo hanze फैशन हो जाने से सच झूठ में नहीं बदल जाता है ना तुम्हें भी पता है यही होने वाला है किसी की yenze ko aranga haje mugeze ubushitangaza amucyaha mugire n'inama ko ari mu mafuti kuba akunda umugabo wubatse चल दूँ n'ukwibeshya nta nawe bizamugeza रोहित से आज की डेट में कोई भी ऑप्शन बेटर है rwose kano kanya kugaragara Rohit bibaye byiza hitamo undi umusimbuza रोहित इज माय nako Rohit ni Kya? iki cyawe iki cyawe पार्टनर ni partner wanjye n'umwunganizi रियली partner doesn't look like that to me siko bigaragara kuri njyewe ra उसकी जान है यार bara rwose abana barabakunda pe birumvikana और बेटियां मम्मी के साथ अटैच होती umva ko rwose akunda abana bivuze ngo akunda na nyina w'abana nyine है ना ntukibeshye इट्स अ पैकेज डील नो package igenda bunyaze ukunze abana ntabwo yangwa ababyaye ऐसा dati nkoya umva कुछ नहीं genda bizi ko ankunda ariko ntabwo akunda umugore we urumva gusa akunda abana b'umugore yamubyariye उनकी मैरिज में कुछ भी नहीं बचा mugenzi ni injanga arimo kwidefanda yo mu gasozi इसलिए तो हम दोनों cyane साथ ko rwose mariage yararangiye ntabwo bagikunda numva akunda njyewe हैं अगर कुछ नहीं होता iyo hataba n'ikibazo ikihe kibazo cyabaye तो यहाँ ikihe cyabaye se होता है ना अरे यार फिर वही बात gusa mana mva rwose we wingora उसकी बेटियां इतने टाइम के बाद abana be n'ubundi bari baje hashize igihe kirekire batamubona niyo mpamvu bamunjyanye na rwose ubundi iri joro ryari njye nawe urumva neza ये तो फैमिली डिनर mugenzi ni injanga defanda हो रहा होगा यार यार बेटियां इतनी बड़ी हैं कि वो उन्हें आसानी से ava rwose afite abana bakuze yabwira ati ntabwo muretse abana banjye nzaboneka umunsi w'ejo kandi bakabyumva समझा सकता है लेकिन ariko impamvu yatumye agusiga akajya gusanga abana bavuze ngo yabagusimbuje नहीं वो 3 mugenzi we ni umunsi wa anniversaire bavuze ngo imyaka 3 bakundana nawe n'uwo mugabo Rohit साल से लटका रहा है तुझे लटका नहीं रहा है कुछ ना कुछ होता रहता है ndetse ngo mugenzi amuzanga kagosa ategereje ngo Rohit azata umuryango we amusange एना umva जानबूझ कर उल्लू मत wikwibeshya आई मीन तुम समझती क्यों नहीं basi mva cyo gihe fungure umutwe usobanukirwe नहीं akira ukuri ko kwakabaye वो कहा है ibi ngibi ntago ari urukundo urimo ahubwo uri mu bugamba urimo kugambanirwa urimo urigambanira ubwawe urimo kwicukurira icyobo urimo kwishuka रोहित तुमसे शादी कभी नहीं करेगा ntago Rohit azagera mu mugezi n'umusore mwaguha mariage ntago Rohit azakurongora ngo akugire umugore mu rugo rwe शादी कभी नहीं करेगा सो
none ये शादी यार ukeneye twebwe se ashaka mariage हम दोनों का रिश्ता na mariage njye nshaka शादी से nkeneye ko rwose umubano wacu ubwo ube ikintu kirenze na mariage ऊपर है हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि एक दूसरे के ndetse impamvu ndi kumwe na Rohiti साथ twembi twabyifuje ko byagenda gutya चाहते हैं mariage yaba itabaho nge Rohiti arankunda ndamukunda c'est tout basi sorry प्यार है हम चैन है हम एक दूसरे का turi mu rukundo kandi turatekanye hagati yacu twembi मेरे घर को देख reba inzu ndimo एक एक चीज यहाँ मैंने iyi ni inzu कमाई हुई है byose bimangana narabivunikiye कुछ है जो मैं अफोर्ड कर byose ahangaha ubona ni ibinakoreye n'amaboko yanjye भी नहीं है gusa hari ibice Rohiti सिवाय उसको नहीं yamaye nk'iriya nguni yonyine ubona hakurya ku ruhande घर को ahangaha niho nita mu rugo iwe डांस नहीं iyo magezeho aranduhura yezu ndangara mu yabanyeze kwa mukobwa ameze nk'umusazi uri mu rukundo वाला चाहिए arakunda umugabo wubatse abizi afite abana bajya kungana mu myaka पेंटिंग्स ndetse ntateganya gucika intege डिस्कस करते हैं we yifuza mugenzi urugo rwiza उसमें ना सीन bajya baganira bagahana ibitekerezo अंदर आने देते हैं uburyo hagati ye n'umukunzi we nta mwanya wo kumva umuntu afite irunga ari kumwe n'uwakunda एक दूसरे से जिंदगी की परेशानियां नहीं ati rwose njye n'umukunzi wanjye ntabwo duzwa mugenzi n'ibibazo mugenzi ahubwo duzwa n'ubuzima Listen to yourself, Anna. basi anabanza bivuga ku byo nyine uvuga कितना हम सुनाई देता है तुम्हारी बातों में हम rwose amagambo uvuga ndabyumva pe arumvikana वो करते हैं ngo dukore ibi ngibi dukore biriya dukundane dutembere tubane tuburi rungu फॉर्चुनेटली दिखाई utanga ibyo usanga uvuga ngo mwebwe umeze nk'aho uvuga muri benshi uri wenyine नहीं देता iyo uvuga umeze nk'aho ufite undi muntu muhuje kandi muri kumwe birambabaza दिखाई देती हो सिर्फ तुम icyo ngiye mbona ahangaha ndabona wowe wenyine uwumwe wowe wundi ubara afite undi muryango arimo अकेली उदास uri wenyine urigunze wataye umutwe कमजोर ndetse ikindi uri umunyana imbaraga nkeya ntako se muko कुछ गलत कहा मैंने hasa n'ikintu mvuze kitari kibi wowe bwose uvuze kikigizima urambabaza gusa wowe मुझे रोहित का साथ 24 घंटे नहीं चाहिए यार ntabwo nkeneye ngo Rohiti ambe hafi amasaha 24 ntabwo nkeneye ngo Rohiti ambe umwanya we w'umunsi wose तो मैं मुझे लाइफ टाइम का प्यार दे जाता mu masaha abiri yonyine yo mubonye aba mpaye iby'ubuzima bwose aba mpaye urukundo rw'igihe kirekire मुझे शादी चाहिए लेकिन उससे ज्यादा प्यार करने वाला चाहिए ठीक है njye nkeneye rwose umuntu tubana ankunda kandi anyitaho बॉयफ्रेंड ना हो साथ तो हो wenda basi niba atari umugabo cyangwa ari n'umukunzi gusa basi ukeneye umuntu mubana si byose ariko se ana wafungutse ku maso गर्लफ्रेंड नहीं ntabwo uri umukunzi we ntabwo uri umugore ahubwo biko bigaragara सिर्फ एक wowe uri umwanda w'ibanga rye ngezanga mu ngezanga karamubabaza तुम बीवी नहीं हो you are just a dirty secret गर्लफ्रेंड नहीं uri ibanga rikomeye cyane batashyira agaragara ko ari umwanda सिर्फ cyangwa uri ibanga ryamunzwe एक डर्टी सीक्रेट uri ikibi atakwereka rubanda ko ntabwo uri umukunzi we ntabwo uri umugore we uri aho gutyo tu akanagamo we ना sasa kananga anazemo niko kabi cyane akanga yanakazira एना क्या ana तुमने आज ऑफिस में harya umunsi nicyo muri office twavuganye कॉम्प्रोमाइज नहीं twe turi abasani करते nako mugenzi story turiye abanyabugeni turi abahanzi ऑफिस में आर्टिस्ट rero nta muhanzi upfusha nta muhanzi urenzaho और रिलेशनशिप में एक अकेली कमजोर औरत gitangaje kuba uri umuntu w'umuhanzi ukora ibintu bitangaza kandi bishimisha rubanda ariko ikimbabaza nuko ngusanga ahantu nk'aha ngaha wigunze uri umunyambaraga nkeya uri singo birababaje nimba rubanda hano hanze bakoze nk'umuntu w'igitangaza ariko mu buzima busanzwe ukaba uri umuntu w'unyantege nkeya udafite n'umukunzi birambabaza nyanza karamucyuriye n'agashuti kiwe rubanda baramwubaha bamuzi nk'umuntu ukomeye wahakaniye asigara yimyiza imoso gusanga ubuzima busanzwe she is single and weak arigunza ari uwumwe nta mukunzi nta kepfo ka ruguru nta gahwinini sasa shambo ya inshuti shaza kubwiza ukuri हेलो zizajya mu ijuru अनन्या शर्मा yenzi yajanga yibuka umunsi wa mbere abura na Rohiti So- yaraje afite office agiye gufungura agira ngo office ye bayitunganye indani Na- ashyiremo iby'indani intebe amarido meza amarange mazima n'imitako टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ ndetse n'izo munsi bahura yamwatse ko yamwibwira शुड रिफ्लेक्ट यू nyene ko rwose hano kuko ari ahantu hawe habe hasa nkuko nyine nawe ubwawe uteye hagaragaza icyo uri cyo नो आप ही बताइए मैं शुड बी स्टार्ट mugenzi ukora design indani mu nzu y'umuntu बाय akenshi ashingira ku kuri ukuntu nyiri hano ateye व्हाट आई नो bwangaha bwa mbere yazanye umutako mugenzi amurebye ko mana ikigabo rwose nubwo gishaje mana ni ikibogari इट्स अ बोरिंग cyasaziye ukuri You're not supposed to know about paintings. You know. nyene ko rwose binkundiye nanjye ibi nabyiga byo gushushanya
I wanted to study design. Genzi yifuje ko yabyiga gusa ntibyakunda. Zindagi. Yisanga isi mujyanye mugenze mu bindi. कितना और बदलूं खुद को जिंदगी जीने के लिए? Ese gute nge nahinduka ku buryo mbasha kuba ubuzima bwanjye? Genzi nicyo umuntu yibaza. जिंदगी मुझ में थोड़ा मुझको बाकी रहने दे. Ndatubigenza byagize bakabusaba ubuzima ko bwagufasha ukaba ukeneye kuba wewe wanyawe. Kiranga hane mu gicuku. Nta ka message yabonye ntago yamuvugishije. Gusa yafotanga myiza cyamurya hano. Neza ko nagireba ayizuminze yitonze. Abona ya meherena yari yanze kwambara. Ashwanye na shiri ngo nuko Banina amuhamagaye Bani. Abona bagenzi umugabo yagiye ayaha umukunzi we. Yayahaye madam. Yabize ngo akabuza umuguzi bagashyira abandi bana we. Byo sanga barabyo ko batangiye batunganya office kuyidesigninga nuko byatangiye. Bahitamo amabara meza yashushanyishwa. Ariko mugenzi wanga bahuza amaso mana yamureba ariko mana uzi kubona umuntu w'umugabo mukuru ufite urugo pedo ajebetse umunwa hanga harabujebeka ariko mana gumanga akareba uje amasere ku ruhande mugenzi kamurebye ariko mana gifite n'ibitama yego ko mana gifite n'ibitama we byangaha sasa mugenzi amaherena yanze bagiye bayahereza umugore w'umugabo Mukarohit agahinda karazamuka कुछ भी नहीं बचा. There's nothing between Poonam and me. yibetse mugenzi umusabwa byose birarangiye byanjye nawe Passion. Absolutely. nta rukundo ruhari nta kumaramaza nta na kimwe cyari hagati yanjye nawe. You know Rohit, mugenzi mu minsi yabo ya mbere मुझे bapanze no gutandukana कल से मैं babihagarike भेज दूंगी. rwose bagwera umunsi w'ejo nzagenza nanga sekreteri wanjye unyunganiye cyangwa unyungirije assistant zajya zanga rwose umva nge mbivuyemo sinaga ku office yawe byose arabyibuka bigitangira yifuje ko yabivamo none hashize imyaka 3 byatangiye ari malaria none havutse umwana niko mugenzi isi imeze hari ubwo mugenzi atangira ari malaria umva ari agasonga ko mu nda ari ka malaria umva meze nk'afite akantu k'umuriro akabeho kisanga utwita yibutse umunsi bwa mbere amuporopoza ati ndagukunda Ana. We'll get married very soon. Ndetse vuba nganje nawe mariage akigiye kuba. Aya bakise Keneko Hamsafari he byose arabyibuka naza arabiganisha he n'urukundo yisanzemo ndetse amukunda bya nyabyo ntago yitayeho kunda afite undi mugore n'abana. Yewe niki Karame? एक बात बताओ gira ikintu kimwe mbwira मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है क्या ese kuki bikunda kumbaho ibiki दिसंबर में शादी करेंगे banibaza njye ne mariage yacu ibaye muri uyu mwaka mu kwa 12 kabera mu Bwongereza London कर रही होंगी ndetse kabera hano rwose haguye urubura like a white wedding tumeze nka rwose dukoze mariage yitwa ngo ni white wedding mariage y'umweru mariage y'urubura Nikki क्या 12th के exam nibaza nanone mwana wanjye Nikki mugeze Nikki mwana mutoya ukurikira Bani so nibwo azaba soje 6e segonderi मैं चलियो दो चीजें बहुत गलत हुई है मेरे साथ लाइफ में ati rwose samugeze mu buzima bwanjye bw'umbayemo uyu munsi hari ibintu bitangendekeye neza एक तो तुम मुझे देर से दो चीजें बहुत गलत ati rwose mukuri mu buzima mbayemo uyu munsi हुई है मेरे साथ लाइफ hari ibintu bibiri byagenze nabi mu buzima bwanjye bitangendekeye neza ibintu bibiri एक तो तुम मुझे देर से मिली icyambere cyari uko waje mu buzima bwanjye uza ukererewe waje utinze mu buzima bwanjye दूसरा पूनम के साथ मेरी शादी हुई nuko nashatse Punamu yenze Punamu n'umugore bafitanye abana barenga bangahe uyu munsi yenze ne kintu muzima yicuza hari ibintu zibiri bitamugendekeye fresh mu buzima bwe urumva mariage yaba gusa mariage gute yaba afite abana bakuze bakeneye kubaho exams so important है sheri rwose mva examen ikintu cy'ingenzi y'umwana wawe बर्फ ndetse kuvuga ngo urubura ngo rwagwe n'umwaka utaharuzagwa urubura ni rwinshi ku isi hari inzibura nyinshi banyine urubura mu bwinshi ni inzibura noneho zizagwa nyinshi ni imbura आजकल खराबी रहती है Yesu byinshi bagiye bacamo byose nibyo uyu munsi Ana yibuka Ananya yifuje ko mariage yabo yaba ndagukunda shinanye ndagukunda shushu ben yenza kirangaha ka message ndagukunda nsubiza I love you please reply
bari bashwanye bapfa ko umwana mu telefoni asaga telefone ahangaha sasa ahangaha madamu yararangaha mu gikoni yikubita hasi n'umugore we ifite ahangaha inkecuru yiwe inkecuru iguye hasi azakuno kuyibatura sasa ahangaha zakuno keya nirizembe niri ikecuru rwose kudatanga keya niko kabi ese gerayo negiye bandikira aho ngaho kuri yasha abantu barambanye usanga bashwana umushiha umwaga hasagira gakeya nihe akurya niba aho ngaho hepfo gana ibumoso aho ngaho hagati aho ngaho nkenaho guye hasi kandi arakuza umugongo warajegeye usanga umugongo mugeze mu myaka nk'ingo yarabaye nka buje si ukujegera umugongo w'izabukuru amusiga ka pomade bibutse afite undi mukunzi hanze kandi akunda cyane nimba hari mugenzi wuzi kuvyo afite mwene ayo mateka akurikire iyi filime ni umuti ni urwo rukingo ruzabikemura शादी के बारे में nganga abanyuze umugore afite gahunda akeneye ko Bani umwana wa w'imfura yakora mariage n'umuhungu wakunda ndetse ngo ni Aria na bose n'abana mariage ntabwo yaba nawe ubutaha Aria umva rero ngubwiza ukuri abroad cyane umuhungu Aria agiye kujya mu mahanga kujya kwiga namara y'umwaka wose nyine nabagarutse muri kagende nibwo mariage izaba tuzatuyiganira mo yagarutse yeze muze afitanga umwana w'inkumi gusanga nyine nk'abasaza ko yagufuha kwabo arumva atashingira umwana we haracyari kare तुम समझ नहीं रहे हो ntacyo vugaragana ko kumva inyigo yanjye मुझे लगता है कि ndekereza ngiyewe दोनों के बीच सब कुछ areka rwose sako n'ubu babikoze abana bacu ko byarangiye kera undanga mukanda sorry ngwiki wiburetse gato sorry buretse sipore kandi none buretse amagambo uvuze सब कुछ ngo abana bacu barabikoze ngo byarangiye kera nibiki bakoze तुमसे कुछ utambwira ko सब कुछ हो गया tugeze muzarafuha kubwo umukobwa we mama yamuhaye amakuru ko umwana rwose amashu abana bakubye kera bamurishije umunyu child bacci rwose n'umwana karekana ngo nabyumva kandi uri nyina uri mitsa kujo bashaka kumusobanurira rwose akabyina ntabikore muzarafuha muze yazo ngo umwana we nakana gatarazo ko abana bubu ngubu yewe abana barabakira ऐसी बातें कर रहे हो तुम माना कि मैं मां हूं लेकिन genzo we nkanye nabyo zarabyemeye cyane ko abana bubu ngari mu generation yindi naga abana bubu ngo bapfa kumukontorora ताएंगे ना तो बात बिगड़ iyo kumukontorora kenshi ngo mushwane byazamba kurushaho yanakwishingira sasanga muzahitamo kumunyuka amuhata umunyuko amenya ko umukobwa we rwose abahungu bafashe kera ku mashu dore ngo muze arababara agahinda karamwica ku maso arabihirwa yarazi ngo afite imari mu nzu yarazi ngo umukobwa we ni iboro asanze umwana nta mari ikimurimo abana bari abakera sasa ku ruhande yego sheri yazi ni ka Bani niko nyina yapanze ngo bagapangire mariage hakiri kare ubundi ni ahandi abahungu batangiye kera amashuku yarisha umunyu atarera ओके ठीक है कोई बात नहीं yego nta kibazo ngo ndakumva ओके yego shu turavugana mu kanya क्या I love you too ndakunda shushu be bye sheri ko mane iki gihungu mana sasu yahwari ntaryama ntasinzira batekereza mgenzi sheri ibereye hakurya n'umuryango we aha ngaha ka message yamwandikiye ngo I love you please reply ndakunda gusaba sinsubiza kirangiza kuno telefone yase irasona telefone yase isonnye ayifunga ngamara ko password nanga message I love you too very very much nanjye ndagukunda kandi cyane aya message nk'iyi mu rugo kubakobwa nk'aba ngaba barafuha my friends kandi cyane umwana w'umukobwa bafuhira base akantu ka message nk'iyi niko kabi ahangaha muze hari isanga agiye muri cases za basi sori abonye ahangaha message n'uyanditse hariho amazina ya message uyanditse ngo I love you too nanjye ndagukunda mana I love you too Ananya interior designer Ananya interior designer amazina arayazi I love you biracuriki I love you too very very much ndagukunda cyane ibaze ko muzeye ku myaka ye bwa mbere agiye kuvuga basi sori imbere y'umugore n'abana umwana arakabonye bakisekene ko hamsafari he kamye episode ko yakambere
ndabakunda cyane cyane reka imana nsenga ibande biri cyoroshye tugayiniye hakuno. Love you too. Mugenzi nukigenze bakisekeneko hamsafari he ndacyari Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda urumva akanagasobanuye ibindi naho butaha reka imana ibande biri cyoroshye nyuma ya Chris Easy abaha show baha episode ya kabiri bakisekeneko hamsafari he ese biracuriki biragenda bite reka mubanze murya amashu kutarya amashu niko kabi basi sorry wallahi ndatamaga kote cool down ifite ikoze wowe tuza ngenda hari wese so fine mami say girl and no lie it's so fine no lie she doesn't mind condition she be the girl I want in my whole life mimiti ndigaragaza nk'imiti oh yeah nshinga imizi nka giti ndashaka kukuvura mu mitsi let me take you wari uzi ko uno munsi mu Rwanda abacuruzi barenga 800 bamaze kunguka ku kigero cya 80%? Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye, nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amaza rukumbi cyitwa Giti Business Group, aho uyu munsi uhereye ku mafaranga 50,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora. Nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko kuko baramamaza si ukubabeshyira mana. Genda Giti Business Group uratwika. Udatwika niko kabi.